sataya riyemende kire ire sataya ariko turi mu kwa mbere mu kwa munani riyemende ya safaya raya satande kire zavaya nagiye ndamubwira ni ko ibintu byanze nkorene ko senze ko niyirije arajambya ngo nihane hari ibyaha Imana itarambabarira haleluya ntabwo kuba ufite ibigeragezo ari uko ari ibyaha ntabwo kuba ufite intambara ari uko ari ibyaha ahubwo ni uko isaha Imana itaragera kuko ijambo ry'Imana rirambwira mu Bwiza 3 ibice 3 umurongo wa mbere ngo buri kintu cyose kigira igihe cyacyo ahubwo se witwote kugira ngo igihe cyawe kigere menya inshuti yawe menya umwanzi wawe ninde hari abantu mufite abantu babageneza mwaribagiye ntabwo mwibuka ibyo bagenzi banyu babakoreye nyamara ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana yabwiye Abisiraheli ngo nemeye kubakura muri Egiputa mbatware mu gihugu cyiza cy'amata n'ubuki ngo ariko ntimuzibagirweho nabakuye Imana iragutabaye riyemende kire urakoze mwuka wera urakoze nyagora ku ngoma urakoze Yesu Kristo urakoze Yesu urakoze habwa icyubahiro mu isi no mu ijuru wambariye ubucabari niwe Imana igiye kukuzamurira abagusebyaga dore birabarenze kuko Imana isubije isezerano erega ntiyapfa kukureka itaguhaye kakanu yakubwiye ntabwo yakwibagiwe. Ndabashuje mwese bakurikiye Sorowamu TV kandi mbifuriza kugubwa neza kandi nongeye kubashima kubwo kwikirana ibiganiro byacu byo kuri Sorowamu TV rwose ndabishimye kandi mbikuye ku mutima Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero turaganira ku ijambo ry'Imana abakunda ijambo ry'Imana Imana ibaho umugisha namwe abatari kunda ndasaba Imana kugira ngo ibakundishe kandi nzi neza ko birivuga ngo mushakane umwete muzambona abashaka Uwiteka muzamubona mu izina rya Yesu. Ahandi ni mu butayu ntabwo ndi mu rusengero ndi mu butayu gusa n'indi musenga Imana impa ijambo cyangwa se impa ubutumwa numva ko ntagumana mu mutima wanjye jyenyine numva ko tugomba kurisangira twese abakunda ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe rero dusanzwe duhitisha ijambo kuri Sorowamu TV ni isaha yo guhitishaho ijambo gusa isaha igeze ndi mu butayu no mu masengesho ariko Imana iraduhana umugisha kadusenga Imana y'Iburahamu kandi Imana y'Isaka Imana ya Yakobo nongeye gushima kuri uyu munsi nongeye gushima kuri isaha nongeye gushima muri uku kwezi nongeye gushima muri uyu mwaka nongeye gushima kwemera ko tuganira ku ijambo ryawe tuva ku ijambo ryawe bishimirwe bihebwe icyubahiro. Sengeye umuntu wese uzumvira ijambo rizamugira umumaro rizamufashe kandi rizamubere impamba yo kumugeza mu gihugu cyo mu ijuru mu izina ry'Yesu Nazareti amen. Uyu munsi rero shaka tuganire ku ijambo rivuga ngo inshuti yawe ninde cyangwa se mugenzi wawe ninde. Muri iyi si turimo mu bigeragezo tujya no mu ntambara turwana nazo ibyinshi biva mu nshuti. Umuririmbyi w'isi niwe waririmbye ngo rafiki yako njo adui yako, ngo inshuti yawe niwe mwanzi wawe. Na Yesu ubwe nawe yagambaniwe n'abari inshuti ze cyangwa se nabo basangiraga. Uyu munsi nkuzana ijambo rivuga ngo inshuti yawe. Inshuti yawe si kugambanira, inshuti yawe si guteza ibibazo, inshuti ni inshuti kwifuriza ibyiza. Ariko ndashaka turebe inshuti ni iyi.
uraza kwijonjora mu nshuti ufite, zaba nke zaba nyinshi, ubashe kumenya inshuti ni iyihe. turaza kwifashisha ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Luka ibice ni 10 n'umurongo wa 29. Twatangira ku murongo wa 29, ariko kugira ngo wumve inkuru neza watangira ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo avuga ngo umugani w'umusamariya w'umunyambabazi. 29. Ariko uwo ashatse kwigisha abaza Yesu ati, harya mugenzi wawe ninde? Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga ashigaje ho gato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umulewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. 33. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera amupfuka inguma, amwoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idanariyo 2 aziha nyir'icumbi ati, umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze kw'ibyo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Noneho utekereza ute? Muri abo 3 ninde wabaye mugenzi uwaguye mu bambuzi? 37. Aramusubiza ati, n'uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati, genda nawe ugire utyo. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu yakundaga kwifashisha ibintu bigaragara kugira ngo abantu babashe kumva, kugira ngo abantu babashe kumenya, kuko yari umwigisha. Arangije amucira umuga, uyu yamubazaga yigiza nkana. Akenshi mu bantu tubamo badukora ibintu bigiza nkana. Buryo umuntu ntabwo akugira nabi yigiza nkana kuko ayobe ko wamugiriye neza, arabizi ko wamugiriye neza, ahubwo akwitura inabi yigiza nkana. Umuntu ujya ukubeshya akakuvuga amagambo utavuze, ntabwo abebeye kuko akubeshya, ahubwo aba yigiza nkana. Muri iyi harimo abantu bigiza nkana. Mu bantu tubana hari abantu bigiza nkana. Mu bantu dusengana hari abantu bigiza nkana. Mu bantu turirimbana hari abantu bigiza nkana. Mu bantu dufateje kuvuga ubutumwa hari bigiza nkana. Mu bantu dufateje ubupasiteri hari bigiza nkana. Wereka kwigiza nkana. Yigiza nkana namubaza ngo mugenzi wawe ninde? Kwigiza nkana ni iki? Ni ukubaza ikintu uzi ushaka kukugerageza. Muri iyi hari abantu bashaka kukugerageza, hari abantu bashaka kutugerageza, hari abantu uzahwana bakugerageza, ariko najya nk'ukwereka nk'intsinzi y'ukuntu uzabatsinda mu izina rya Yesu. Yesu arangije akoresha ijambo ryumvikana, akoresha abantu ibintu bigaragara, amucirira umugani. Aravuga ngo hariho umuntu umwe waguye mu bambuzi, baramukubita, baranamwambura, bamusiga bura gato ngo apfe. Hanyura umulewi arakikira amuhitaho, hanyura umwigisha arakikira amuhitaho, hanyura umusamariya yigenderaga ku nzira. Aba balewi bari abantu b'abakozi b'Imana,
hari abantu basenga. Ntabwo umuntu uzakubera umugisha ari umuntu usenga gusa. Hari abarokore basenga basaba umugisha. Mu mugisha usenga ntabwo uzajya mu bapasiteri gusa, ntabwo uzajya mu basenga gusa. Umuntu w'umusambanyi yakubera umugisha, umuntu w'umusinzi yakubera umugisha, umuntu utari umurokore yakubera umugisha, kuko biri ijambo ry'Imana yambwira ngo inzira z'Imana zirenga 1000. Haleluya! Iki kiratugaragariza iki? Ntabwo uzigize inyuma uriya ngo nuko adacijwe. Hari Imana yamukoresha akakubera igisubizo ku cyo wasengeraga. Ntabwo biri tubwira ko umusamarakazi yari umurokore, nta nubwo tubwira ko yari umupasiteri, nta nubwo tubwira ko yari umuhanuzi, ahubwo tubwira ibikorwa byiza yakoze. Hari abantu bafite ibikorwa byiza batari abarokore, hari abantu bafite ibikorwa byiza batari abapasiteri, ariko ntabwo nabishigikira cyane. Nuko babikora banakijijwe, kuko uko nguko ni nkuko wajya gukora muri kampani utanditswe kuri lisiti y'abakozi, uragenda ukore neza ukuze umwuga, ariko ntabwo uzahembwa isaha nigera, kuko ntabwo uzwi. Ndasabira rero Imana ko abantu bafite ibikorwa byiza, ko Imana yabaha umugisha bagakizwa, noneho bakandikisha mu ijuru. Ariko ntabwo ariho ndi ku ijambo rivuga ngo inshuti yawe ninde. Imana yacu ni ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Icyo nzi cyo nuko inshuti yawe ni umuntu ukugira neza, inshuti yawe ni umuntu ukumenya ngo urakennye, inshuti yawe ni umuntu ukumenya ngo mwarasenganye. Mu bantu twasengana cyangwa abantu musengana muri abantu benshi, ariko muheruka muri mu butayu, ntabwo uzongera kubona yabonye umugisha. Muzaherukana muri mu masengesho, ntabwo uzongera kubona yabonye umugisha. Iyo muhuye yarakoze gusekana ngo kuki udakizwa, ngo ubwo ufite ibyaha. Ndibuka Pastor Shitani nashaka kuvuga amazina atanyumva kuri iyi kamera, nagiye ndamubwira ko ibintu byanze, nkorene ko senze ko niyirije, arajambya ngo nihana hari ibyaha Imana itarambabarira. Haleluya! Ntabwo kuba ufite ibigeragezo ari uko ari ibyaha, ntabwo kuba ufite intambara ari uko ari ibyaha, ahubwo ni uko isaha Imana itaragera. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira mu Bwiza 3 ibice 3 umurongo wa mbere ngo buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Ahubwo se witwote kugira ngo igihe cyawe kigere. Menya inshuti yawe, menya umwanzi wawe. Umwanzi wawe ninde? Nene data unyumva, umuntu ashobora kuba umugore wawe, waramwambitse impeta, mwarakoze ubukwe, muryama mu buriri bumwe, murira ku isahani imwe, ariko atari inshuti yawe. Haleluya! Umuntu agomba kuba ari umugabo wawe, muryama mu buriri bumwe, murira ku isahani imwe, ariko atari inshuti yawe. Ndagira ngo nkwereke ko inshuti yawe ninde. Haleluya! Umuntu mushaka kuba musengera mu rusengero rumwe, yewe mukora n'umurimo w'Imana, ariko atari inshuti yawe. Inshuti yawe ni umuntu wumva agahinda ufite, inshuti yawe ni umuntu wumva akabara ufite. Yewe inshuti yawe ntabwo ikuguriza uko wayigurije, inshuti yawe ikuguriza uko izi ko nta kazi ufite. Inshuti yawe ikurwaza kuko izi ko urwaye, atari ngombwa kwihamagara kuri telefone. Haleluya! Umuntu utazi ntuzakubera inshuti mu gihe nyacyo, umuntu utakekaga ntuzakubera inshuti mu gihe ntacyo. Umufarisayo yarigenderaga, ariko ajyana n'ibikorwa byiza. Ndagusaba we wa mugore unyumva, we wa mugabo unyumva, ahantu ugenda hose genda n'ibikorwa byiza. Waba ugenda ukagenda n'ibikorwa byiza, waba ugenda mu mirimo yawe itandukanye, genda n'ibikorwa byiza. Nawe ugiye gusenga ugenda n'ibikorwa byiza. Hari abantu benshi basenga ariko batagira imirimo, hari abapasiteri basenga ariko batagira imirimo. Aba bari bagiye mu mirimo y'Imana. Ntabwo kuba usenga nta mirimo, birangira ambwira ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Hari n'ibintu tutakagombeye gusengera. Ndibuka igihe twari turi ku musozi bita Promotion uri Bugande. Umuntu arimo asenga, banki ishaka kumutwara ibintu bye, asenga Imana yo mu ijuru, arimo arira ngo Mana ntabara unyishyurire ideni.
ntabara be kuntwarira inzu. Nyamara aho ngaho harimo umuntu urimo usengera inzara ngo mana yanjye abana banjye baburaye. Asenga Imana yumva gusenga kwe kuko kandi kuko abana bari bashonje, abana yarababaye. Buri muntu wese ku kibazo cye kiba kimubabaje. Ikibazo cyawe ushaka kumva abandi bumva ari igiteko kiba kikubabaje, uko kiba kikubabaje kiba kikurya. Nuko Imana ibwira wa wundi wasengeraga ideni rya banka, iramubwira ngo kebuka impande zawe. Avuga ngo mana ngo ndamureba, avuga ngo fata amafaranga ufite mu mufuka yose uyahuriye mugore. Undi ati se mana kuno ubundi narindi mu madeni, ubu ndabikora gute? Imana avuga ngo ndakubwiye ngo nyumvira ukora icyo nkubwiye. Ahita afata mu mufuka harimo 50,000, afata bya 50,000 abiha wa mugore arashima ati Mana urakoze, igifuzo cyawe nari mfite cyarangiye, igifuzo cyawe nari mfite uragishubije. Uyu muntu ndamusengera umugisha Mana, ndamushimiye yuko umukoresheje akaba mbere umugisha, nemubera umugisha. Umumama ahita yirukanka ahita ajya gushyira abana ibyo kurya. Undi nawe asigararira ati Mana yanjye barafunga, nutwo nari mfite turagiye. Nuko yakiraho ngagisenga yumva telefone irasonye. Yumvise telefone isonye yanga kuyifata kuko yakiri mu masengesho. Aragumya arasenga. Hari abantu babona telefone zisonye mukajya kuzifata kandi muri masengesho. Aho ni hahandi Bibiliya ambwira ngo nimujya gusenga mujye mukinga inzugi zanyu. Ni Yesu abwiraga abigishwa be, ntago inzugi yabwiraga ari inzugi z'amazu yanyu, inzugi ni imitima yanyu. Hari abantu basenga bayura, hari abantu basenga bakorora. Banza witegure ufunge umutima wawe ubundi usenga Uwiteka Imana. Nuko byamaze gusenga afata ya telefone ahamagara umuntu wamutelefonaga, aramubwira ati ni njyewe nagutelefonaga nagushakaga. Ati nsanga hano kuri hoteli niyi. Arajya musanze kuri hoteli, ahita amusinyira sheke amubwira ngo ndibuka ubwo wari ugikuriye kampuni wampereyemo akazi, umpereyemo akazi mpuriramo n'abazungu banjyana hanze aragenda mu undi ngo atakinabyibuka. Ararira arabwira ati kandi nari mfite ideni rya banka. Ahita agenda arishyura iby'ideni birarangira. Wa mugore nawe arishyuye. Wibuke turi ku ijambo rivuga ngo ninde mugenzi wawe, ninde nshuti yawe. Uyu mugabo yabaye inshuti y'uriya mama kuko yakemuye ikibazo cye cy'abana be bari bashonje. Yewe nuriya wamuhaye ku mafaranga yabaye inshuti zo ko yibutso yamukuye. Hari abantu Imana yagire neza mwaribagiwe ntabwo mwibuka iby'Imana yabakoreye. Hari abantu mufite abantu babagiye neza mwaribagiye ntabwo mwibuka ibyo bagenzi banyu babakoreye. Nyamara ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana yabwiye Abisiraheli ngo nemeye kubakura muri Egiputa mbatware mu gihugu cyiza cy'amata n'ubuki, ngo ariko ntimuzibagirwe nabakuye. Hari abaruko bibagiwe Imana yabakuye, hari apese bibagiwe Imana yabakuye. Nyamara kwibagirwa ni nabi. Ibuka ahantu Imana yagukuye, nurangije uyishimire. Ibuka ahantu inshuti nziza zagukuye, nurangiza uzishimire. Ibuka bakugiriye neza, nurangiza ubashime. Niyo mpamvu Umunyarwanda aciye umugani ngo uwiturwa ineza no yigira abagira amahirwe. Mwabantu mwe ntimukibagirwa babagiriye neza. Haleluya. Ndumva ashaka gusenga, ndumva ashaka gushima Imana, ndumva ashaka guhamagara Uwiteka akaduha inshuti nziza, akaduha bagenzi bacu beza. Haleluya. Randekire uzavaya Mana y'Iburahamu, Mana ya Isaka kandi Mana ya Yakobo. Nongeye gushima muri ubu butayu, nongeye gushima kuri inshuti nziza. Narakubonye untabara ntiwantereranye, narakubonye undengeranya guhora ku ngoma. Uwera wa Isiraheli, iki ni igitangaza. Nongeye kukubwira ngo warakoze nyaguhora ku ngoma. Ibyo wakoze nongeye kugushimira. Ndekire urevuza taya randekire mende azavaya randekire urevuza tandekire ile mende azavaya riyamandekereza tayara mande yazatayavaya. Ndasengera abamama, ndasengera abakobwa, ndasengera abasore, ndasengera abagabo mu izina rya Yesu Nazareti. Ndasengera abakene, ndasengera abakire, ndasengera abize, ndasengera abatarize, ndasengera abayobozi, ndasengera abaturage. Uri Imana itarobanura ku butoni, uri Imana itanga umugisha mugira mu cyaro. Buri muntu wese waremye mu ishusho yawe
ndamusengeye nyagora ku ngoma, randekire urevuza taya, randekire urevuza vaya raya satandekire. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti ndakumva nyagora ku ngoma, ndakumva ushobora byose, ndakumva intwari ku rugamba, ndakumva Yesu wanjye, ndakumva nyagora ku ngoma. Umva wa muntu witwa Kalisa wakoze impanuka, ukuguru kwe kurahambiriye, yewe uri mu byuma, ukuguru kuramanitse. Yewe Kalisa ndagusengeye ngo Imana igukize mu izina rya Yesu. Iyaramande kira zavaya riya zamande kire zataya, witwa Imana izabayo Kalisa, riya mande kire urevuza taya, rande kire uremenda zavaya. Umuntu kurwaje zamande kire iremenda zavani muri umuntu w'umugore wawe, rande kire ndagusengeye ngo Imana igukize mu izina rya Yesu. Ndagusengeye ngo Imana igukura aho ngaho, waba unyumva waba utanyumva, ariko Imana irakumva, ariko Imana irakuzi. Riyamande kire uremenda safaya. Ushobora yenda kuba utazabona iyi video, ariko Uwiteka arayireba kandi arakuzi, aragutabaye. Riyamande kire uremenda safaya, riya safaya aramande kire uremenda safaya. Urakoze Mwuka Wera, urakoze nyagora ku ngoma, urakoze Yesu weriya mande kire uremende asafaya. Umva muntu witwa Uwase Brigitte, Imana iravugana nawe. Riya mande kire iremende asafaya, riya satande kire iremende asafaya. Washake n'umugabo wawe mumaze imyaka 6, riya mende kire irevuza taya, mu myaka 3 arenze amezi 2. Riya mande kire uremende asafaya, mwabuze urubyaro, zetendekire eremende azavaya, riyemendekire irezataya. Ariko turi mu kwa mbere mu kwa munani, riyemende azavaya raya satandekire zavaya. Uzaba ufite inda riyandekire, gusa izaba ari y'umukobwa, riyazavaya andekire, riyazavaya andekire mende azavaya satandekire zavaya. Wamama Imana iragutabaye, riyemendekire uremende azavaya, riya satande kire mende azavaya andekere buzetekere zavaya, riye mende kire zavaya. Yesu enda gushimye, riye mende kire zataya, rande kire ende yazavaya, ariyava yazatande kire. Umva wa mugabo we witwa Ndera cyangwa Andere, bafashe moto yawe, riye zetende kire uremende azavaya, buze nayo kuyishura ngo uyikureyo. Riyende kire irefuza taya, aramande kire. Ariko muri iki cyumwe dore moto yavuyeyo, abane bari batangiye gusonza, yede nta nubwo bari bakika kubera ko wari wabuze icyo kubatunga, wabatungishaga iyo moto yawe. Imana iragutabaye, riyemende kire. Urakoze Mwuka Wera, urakoze nyagora ku ngoma, urakoze Yesu Kristo, urakoze Yesu, urakoze. Habwa icyubahiro mu isi no mu ijuru kubwaka kanongeho gushima. Kandi nanjye nisengeye umugisha Tata, nanjye komeza kunjya neza muri ubutayo, nanjye komeza Tata wanjye Yesu kundengera mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Amena. Nshuti zanjye za Sorowamu TV, Imana ibaha umugisha kandi ibagirire neza, kandi abantu Imana izagikorera mujye mushima, kuko Imana ikunda abayishima, kandi mukomeze kugubwa neza mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Amena. Bye bye.